Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane kabisa ku munsi wa none, ko mumeze fresh and clean nk'ibisanzwe. Iyi ni Rwanda Vibes. Nyaboneka niba utariyandikisha kuri iyi YouTube channel, kanda subscribe, hanyuma ubwire na mugenzi wawe nawe kandi subscribe, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bimera fresh bigenda neza cyane. Kuri uyu munsi nkuru tugufitiye ni witwa Humble Jizzo. Uyu mugabo Humble Jizzo kabisa ku munsi wa gatanu w'icyumweru gishize yaje kuba afata indege yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yajyanye n'umugore wiwe. Gusa akaba yaratangaje ko agiye kuzamarayo ibyumweru bitatu agahita agaruka. Gusa amakuru atugeraho avuga ko uyu musore nako uyu mugabo, dore ko ashize igihe akoze ubukwe, agiye kugenda akamarayo igihe kirekire cyangwa se akabayo burundu, aho bivugwa ko ashobora kuba atazagaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byaje gushimangirwa nyuma y'aho witwa Kaboss cyangwa se Nizo yaje kuba akora performance akifashisha muri umuna w'uyu mugabo Humble Jizzo. So no gutegereza tukareba koko Humble Jizzo ashobora kuzagenda akamarayo igihe kirekire cyangwa se nkuko bivugwa ntagaruke, nta wamenya. Mu yandi makuru agenda acicikana murabizi Rwanda Vibes ntago tujya tugotwa kabisa, tuba tuhabaye amakuru yose tuba tugenda tuyegeranya kugira ngo tuze kuyabagezaho nta vumbi kabisa, ameze fresh. Mu yandi makuru uwitwa Ngabo Jobel Medal, wavuga Medi buri wese ahita mwumva uyu nguyu we ni icyamamare kabisa, ni igikura nkota Medi. Uyu musore yaje kubakora ibintu by'ibitangaza kabisa, ni ibintu bitari bimenyerewe cyangwa se ni ibintu bitigeze bikorwa n'umuhanzi n'uyu numwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu musore yaje kuba ahabwa igihembo na YouTube kabisa, mugira ngo murayizi, yaje kuba imuha igihembo. Iki ni igihembo YouTube itanga kabisa, ijyanishije cyangwa se igendeye ku ba subscribers uba ufite. Muri make witwa Medi yaje kuba ahabwa igihembo cya Silver Bulletin Play. Ni igihembo gihabwa umuntu ufite aba followers benshi cyangwa se umuntu ufite abantu bamukurikira kuri YouTube. Muri make cyane tugerageje kuba twabicisha muri make, mu magambo make cyane ibihembo YouTube itanga, no kuvuga ngo ufite 100k bihumbi 100 subscribers, YouTube iguhereza Silver Bulletin Play ariyo Medi yabashe kuba ahabwa, aricyo gihembo Medi yabashe kuba ahabwa. Wagira miliyoni imwe ukaba wahabwa Gold Bulletin Play, wagira miliyoni 10 ukaba wahabwa Diamond Bulletin Play. So Medi rero congratulations kuri yo kuba kabisa kuba yatwaye igihembo. Ni igihembo kiba kigaragaza ko umuziki nyarwanda ndetse n'abahanzi nyarwanda muri rusange bagiye bashyiramo ingufu, ibintu byose byazagenda fresh. So Medi abicishije kuri platforms ziwe zose, kuri Instagram ndetse n'andi hose, yagiye ashimira abafana bakomeje kugenda bamwereka urukundo, avuga ko n'ibindi byose bazabikora mu minsi iri imbere kabisa. Mu tundi dukuru tuba turimo ducaracara, nuko uwitwa Pasi Kizito muramumenyereye cyane, yaje kuba aba mu tsinda rya TNP, dore ko yaje kuba rirangira then aza kuba yikorana. So yaje kuba akora indirimbo kabisa, ni indirimbo yaje kuba ishimisha abantu benshi kabisa, indirimbo yaje kuba imugira uwariwe kabisa kuri ubu ngubu. Ni indirimbo yakoranye na Butera Knowless bayise Mbaye Wowe, ni indirimbo yaje kuba yishimirwa n'abanyarwanda. So cyaje kuba kuri iyi ndirimbo rero, ni indirimbo yahise igira miliyoni views kuri YouTube, none kabisa ikaba yahamagawe mu ndirimbo zizahabwa ibihembo na Hip Hop Music Award. Ibi ni ibihembo bitangirwa hariya mu gihugu cy'Ubugande, bihabwa indirimbo cyangwa se abakoze indirimbo cyangwa se ababa baraziririmbye bakazikorera amashusho ameze neza cyane. So nukuvuga ngo muri make ni indirimbo zihabwa ibihembo kubera ko ziba zaragize amashusho ameze neza muri East Africa by'umwihariko. So twavuga ngo congratulations rero kuri Pasi Kizito ndetse na Butera Knowless. Ngayo guys, rero iyi ni Rwanda Vibes. Nkwibutsa ko kandi ushobora kudukurikirana kuri Instagram page yacu ni Rwanda Vibes 250, ndetse no kuri Facebook page ni Rwanda Vibes 250. Hanyuma twazajya tugenda tubana muri byinshi bigiye bitandukanye. Ngayo nguko guys, ufite igitekerezo cyaryo cyose gisike muri comment section below, hasi kandi like na subscribe. Turi kuri 5 kuri 5. Ciao.